Excellency, Madam Nyiricyubahiro Samia Perezida wa Tanzania Madam Hussein Hassan, mushiki wanjye, Republic of Tanzania, twishimiye kukwakira no guha ikaze mu gihugu cy'u Rwanda. we are Ayo ni amagambo ya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavugiye the delegation. umuhango wo kwakira Perezida mugenzi we Hussein Hassan. Inatuonesha kwamba Rwanda yuko karibu na Tanzania. Ibi biratwereka ko Napenda pia nitumie fursa Tanzania hii iri kuanza hafi y'u serikali Rwanda ndetse na n'u Rwanda ruri Watanzania hafi ya wote Tanzania. kutoa salamu za pole kwako wewe Mheshimiwa Rais, lakini pamoja na serikali na wananchi wa Rwanda kufuatia janga la tetemeko. Reka twongere tubashimire inshuti bakunzi ba World Race TV umunsi ku wundi ko mutajya muhema kutwereka urukundo kandi natwe tutajya duhema kubaha ibyiza gusa. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Macdami, aho buri munsi bari kubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru mu bijyanye na showbiz, amakuru mu bijyanye na politike, amakuru mu bijyanye n'ubukungu, amakuru mu bijyanye na siporo, amakuru mu bijyanye n'iby'ikoranabuhanga ndetse no mu zindi kote zose. Nge n'itsinda rigari rya World Race TV twishimiye kuzaduhora tubaha ibyiza gusa mutajya mubona handi. Reka nisurize abanywanyi bacu badukurikiye bibereye mu Rwanda, abadukurikiye mu Amajyepfo, abadukurikiye mu mujyi wa Kigali, uburengerazuba, uburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali, abadukurikiye bari mu bihugu by'abaturanyi, ndi kuvuga mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'u Burundi, Repubulika ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Bugande, nibagiwe n'abadukurikiye muri East Africa yose ndetse na Afrika yose, abadukurikiye muri Asia, diaspora nyarwanda mwese aho muri Canada, Amerika ndetse no mu Buraya, mukomeze mugubwe neza cyane. Kuri uyu munsi rero amakuru ari kugenda acicikana na avuga ku bijyanye n'uburyo Perezida u Rwanda Paul Kagame yakiriye mugenzi we Suhuru, Perezida Suhuru w'igihugu cya Tanzania, aho bagiye bagaruka ku bintu byinshi bijyanye no gushimangira umubano ndetse kandi usanzwe uri hagati y'u Rwanda ndetse na Tanzania. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan bashimangiye ko ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano mwiza kandi ko hasinywe amasezerano agamije gukomeza kunoza uwo mubano. Ibi abakuru b'ibihugu byombi babigarutseho kuri uyu wa kabiri Kanama 2021 ubwo bari mu muhango wo gusinya amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Mu ruzinduko Samia Suluhu yagiriye mu Rwanda hasinywa amasezerano atatu harimo ay'ubufatanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho, basinyanye kandi ay'ubufatanye mu bijyanye n'urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu, uburezi n'amabwiriza agenga ibijyanye n'imiti. Nyuma yo gushyira umukono kuri aya masezerano, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda na Tanzania ari ibihugu by'inshuti cyane kandi bituranye bitigeze bihemukirana ukundi. Ati u Rwanda na Tanzania bisangiye ibirenze umupaka, igihango gikomeye dufitanye mu bijyanye n'amateka n'ubushake duhuriyeho bwo gutanga ibyiza ku baturage bacu bwagiye buba intangarugero zikomeye ku rwego rw'isi. Yakomeje avuga ko kandi aya masezerano yasinywe agaragaza ubushake bw'ibihugu byombi mu kurushaho guteza imbere umubano ubyara inyungu. Ati gusinya na amasezerano ni ukwemeza ko uruzinduko rutaganisha ku musaruro mubi, ahubwo ruganisha ku musaruro ufatika kandi ko uzagira inyungu hagati y'ibihugu byombi. Ibi kandi bikaba bizatanga izindi mbaraga nshya ku bikorerwamo imishinga igiye itandukanye y'ishoramari ndetse n'imishinga igamije inyungu ku bihugu byombi. U Rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe bacu bo muri Tanzania
mu bijyanye n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Perezida Kagame kandi yavuze ko kugira igihugu cyiza nk'iki ngiki mu karere k'ibiyaga bigari ari kimwe mu byerekana iterambere rirambye ry'akarere k'ibiyaga bigari. Ati ibibazo akarere kacu gahura nabyo byabasha gukemurwa binyuze mu bumwe bugiye butandukanye, ari uko byose biba byahereye mu kumvikana ndetse no kugirana umubano mwiza cyane. Perezida Samia Suluhu yishimiye Perezida Kagame ku bw'ubutumire, avuga ko amufata nk'umuvandimwe kandi ko byamweretse ko u Rwanda ruba hafi ya Tanzania. Ati nashaka gushimangira ko umusaza wanjye Perezida Paul Kagame kuba yarantumiye ngo nze mu Rwanda ari ishema rikomeye cyane kuri twe. Biratwereka ko u Rwanda ruri hafi ya Tanzania, nayo ikaba iri hafi y'u Rwanda. Yishimiye uburyo abanyarwanda babanye neza ndetse n'abanyatanzania ubwo bapfushaga perezida wahoze ayobora igihugu cya Tanzania Dr. Paul Magufuli, aho yabivuze muri agamba avuga ati nashakaga gukoresha uyu mwanya mu izina rya leta y'abanyatanzania bose ngo ntange ubutumwa bwo kubihanganisha mwebwe perezida, leta n'abaturage b'u Rwanda kubera amahano ya jenoside yabaye muri Mata mu 1994. Ndongera gushimira wowe Perezida Kagame n'abaturage b'u Rwanda muri rusange kuba mwarabanye natwe mu gihe igihugu cyacu cyanyuraga mu bihe bikomeye by'ikiriyo cyo kubura umuyobozi wacu Dr. Pombe John Magufuli wari perezida wa Tanzania. Ibi biganiro byombi kandi byabaye ku uyu wa kabiri cyangwa se ku uyu munsi wa mbere kwezi kwa 8/2021, byagiye bigaruka ku mubano mwiza usanzwe n'ubundi uri hagati y'ibihugu byombi. Ariko nanone twabibutsa ko uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda biteganyijwe ko azasura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, ndetse akazasura n'inganda ziherereye mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro. Uyu muhango cyangwa se uruzinduko rwa perezida wa Tanzania ndetse n'ibiganiro byizagiranye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame byari byitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye, aho Minisitiri w'ikoranabuhanga ndetse na Innovation Musoni Paula ahererekanya isezerano y'ubufatanye na mugenzi we wa Tanzania. U Rwanda Tanzania kandi byakomeje kuvuga ko bagiye gukora ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bwagutse. Reka dukomeze tubashimira inshuti bakunzi ba World Race TV, aho umunsi ku wundi tuba turi kubaha amakuru meza kandi agezweho, aho mwebwe icyo tubasaba ari ugukora subscribe kuri channel yacu ndetse bugakomeza kuba natwe umunsi ku munsi kugira ngo mujye mubona amakuru mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Nahandi ushobora kuba wakora amakuru yizewe nuko ari hano kuri World Race TV. Icyo usabwa no kuzajya uhora natwe umunsi ku wundi, kandi mbere yuko tubasezeraho reka tunagende tubabwira andi makuru yagiye avugwa mu bijyanye n'ubuzima busanzwe sosiyete nyarwanda igenda ihura nabyo. Nuko kandi ku uyu munsi impinduka zishaririye muri ADPR, amavugurura mu itorero yasize abapasiteri basaga 1000 bambuwe inshingano. No kuvuga ko nyine mu idini rya ADPR byarangiye bamwe mu bapasiteri barenga 1000 bambuwe inshingano. Andi makuru yagiye avugwa hirya no hino nuko Major General Albert Murasira yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo wo muri Zimbabwe. Rero reka tubasezereho kandi tukomeze kubifuriza umunsi mwiza, mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao. Ni World Race TV, twibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Ciao ciao, murakoze cyane.